Uganda Minisitiri w'urubyiruko ikumva mu gihugu cya Uganda Minisitiri w'urubyiruko hasakaye icyitwa amashusho ye y'ubwambure bwe. Elizabeth Kayikwamba Minisitiri w'urubyiruko mu gihugu cya Uganda, video z'ubwambure bwe zamaze kugera hanze. Ibi byanyibukije iyi nkuru uretse gato. Balthazar Engonga. Ce monsieur là, Balthazar Engonga. He described as a legend by men across the globe. In his head, he's enjoying himself, he's having fun. Elizabeth Kayikwamba yamaze kubitimenya bose muri Uganda, kuva ku mwana w'imyaka 5 kugera ku musaza rukukuri w'imyaka 45. Gusa ibi byari bihabanye cyane kuko uyu mwana w'umukobwa Kayikwamba nubwo yarashinzwe urubyiruko muri Uganda, ibi ngibi ntabwo byabujije urubyiruko rwose kumwicara rukabumaraho rukamuteranira ku nkuru yari imaze kugera hanze, by'umwihariko na video y'urukozasoni ye. Benshi bamaze gutangaza yuko ibi ngibi biri buze kuza kumesha amanota makeya muri cabinet ya Uganda, aho uyu mwana w'umukobwa yari guhabwa amajwi akomeye cyane yuko ashobora kuba secrétaire wa president Yoweri Kaguta Museveni. Gusa ibi byose bisa nko byamaze kugera ku musozo, gusa bidatinze cyane yasajya ku rukuta rwe rwa X yandika yuko ibyabaye byose ari AI, ariko ukuntu kuri kwambaye ubusa kuko video za AI ziragaragara zikanabisobanura. Yewe n'abahanga bagerageje kubaza nimba iyi video yaba ari AI, gusa benshi bavuga yuko iyi video atari AI. Basha kuyibona se? Umura nyemera tubane paka tugeze kumera z'ikiganiro, uri buze kubona byinshi tugeze unabona. Ni video isaga hafi iminota 2. Abakoresha imbuga nka TikTok abari kugerageza gusacinga guscrollinga, ndakeka neza ko utaramuka uscrollinze nibura inshuro 5 ngo ubure amakuru ari kuvuga kuri uyu mukobwa. Ariko ubundi uyu mukobwa byamugendekeye gute? Niki cyabaye? Byagenze gute kugira ngo yisange video zamaze kugera hanze? Ese koko nakagambane ko yaragiye kuba umuntu ukomeye muri Uganda, none se muri kubyishanga byemerine? Ibi reka tubitera umugongo tuve matiku yo mu Rwanda, ahubwo twerekeze kuri iyi nkuru by'umwihariko babwira akantu ku kandi idonido. Reka munyemere gato cyane nakire umwe mu nshuti zanjye ziba muri Uganda, wumva uko zasobanuye ndetse no kubina ibintu byagenze. Arasobanura akantu ku kandi kuko abizi neza ko turusha twe turi mu Rwanda. Ibi ngibi ni ukuri, umva noneho witonze ibyabaye. Ikindi twamaze gufungura urugo rwa WhatsApp, nyamuneka uze kuza kureba link iri munsi. Ni comment ya mbere yanditse WhatsApp group. Iyo comment ya mbere urahita wabona link. Iyo link ushobora kuyikanda ikaza kugeza muri group yacu. Ahangana naho twakorera amakuru y'ibanga, amakuru y'ubwino, ndetse video zitabasha kugera kuri YouTube uzisangayo. Reka munyemere gato cyane noneho twerekeze ku buhamya ndetse ubuhamwa by'ukuri ku byabaye kuri uyu mwana w'umukobwa. Twumva akagambane yagiriwe, tunumve neza akantu ku kandi. Nge banyita Mr K, iyi bayita Igitabo TV Rwanda. uyu mukobwa bamusuye bamutunguye. Izo nshuti ziwe n'ubundi z'abakobwa zimusura zimutunguye atazi ko ziri buze, ariko zimusura ngo bivugwa ko ngo yaragiye kujya muri douche, yaragiye kujya koga. Yumva baraje aravuga ntabwo ndi bushyiremo akenda k'imbere. Kabobe akomugagira Imana, ibi bintu birasekeje. Ati n'ubundi nari ngiye muri douche, yaramaze kwambara isuime, n'ubundi sindi bujye muri douche, inshuti zanjye ziraje, reka nze njye kwicara muri salomo gakeya nambara akagakanzu.
atereka nze nambara aka gakanzu hanyuma mu mwanya uri buze ndibuze kuza kuba ntajya koga ngira ngo ni nakone ngi kuvuga ngo kugira ngo ni mu mureba amashusho mfite hano muri buze kuza ko mwabona ndi bubori yatano muri buyakure ngira ngo hariho nararya n'akantu k'agakirida utuntu bazaye nyine bararya baricarana nyine bamarana nabo umwanya ariko nyuma yaho aza kuza kubabwira ngo ese mwari muzi ko naringiye kujya muri dushe ariko yarabizi ko nyine bari gufata utuvideo na gutyo nyine hari ukuntu ufite inshuti ukavuga uti uyu muntu ntiyankamira mu kitoze uyu muntu ni inshuti yanjye aya mashusho yafata n'ubundi dusanzwe dukora ubusazi arayasiba arangije aravuga ati mukagira imana musha birababaje pe birababaje na mbere yuko agira hari ukuntu yari yabanje gucishaho akanuza nyine ayo mashusho bayafata yari yacishijeho akantu ko kogosha reka mbivuge gutya gukuraho ibintu by'iminuza by'ibyatsi n'ibiki byose yakuyeho arangije iyo video yafatwaga yabahaye nka proof ari kuvuga ngo reba ati murebe rwose murabona ari n'ikariso nambaye nyine kumwe ari ukuntu nyine umuntu bamubana uburyo buri crazy ugasanga mu bantu uburyo buri crazy nubwo buryo nyine uyu mukobwa uri urareba uyu mu ministry yabikoze ati rwose ati reba rwose ari wana ribyinira ariko yabikoze azamura gakeya abereka ati dore naringiye koga dore narimaze no kogosha n'ibiki ngiye kujya uyu mukobwa bamusuye babutunguye izo nshuti ziwe n'ubundi badi ngaye nguko iby'uyu mukobwa by'umwihariko uyu mwana w'umukobwa benshi batangiye kuvuga yuko akwiriye ubutabera abashyize hanze ano mavideo bose bakabiryozwa ikindi kandi benshi banavuga yuko uyu mwana w'umukobwa byaba ari byo byaba atari byo agomba gukurikiranwa n'inzego z'umutekano nka minisitiri w'urubyiruko hari ibyo atagagombye gukora bitewe n'inshingano afite gusa benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuze yuko agomba gutegura kuri uyu mwanya ahubwo uyu mwanya ugahabwa undi muntu ushoboye kandi uzi neza uzi ibyo agomba gukora kurusha abandi bose harya buriya muri iyi minsi ibintu bihagaze bite nyibwirira abadi dore ko naherukaga kuri iyi mihanda mwabakobwa mwe muri tubarika mwabakobwa mwe muri ishinza none se Hakim azareba mu ntege zawe abareke gushyuhaguzwa azareba icyo kibibi kiri ku kibero cyawe areka gushyuhaguzwa nawe ni umuhungu afite umubiri yambaye umubiri mwiza rero kumuciraka urutega ngo mumwanike ngo mumwanure ngo muvuge ngo Hakim ngo ni iki yakoze kidasanzwe wowe watohejwe n'iki ko wari uzi ko ari umukozi w'Imana ni iki cyajyaga kugutosa hari batoha se tuzatoha ko tuzatoha ndabanza badi ngaye nguko amakuru ya Elizabeth Kayikwamba abenshi muri mwayabuze nuko nguko bihagaze benshi bati yikuye amata ku munwa ariko se nibyo none se benshi nibaza gusanga iriya video ari iya AI biragenda gute none se abasohoye zino video ubu tuvugana bari hehe ni igisubizo cyoroshye cyane benshi bamaze kugera mu munyururu tayari ariko benshi banavuga yuko ibingibi bisa nkaho byari bishyashya muri Uganda kuko Uganda ni bimwe mu bihugu byubaha umuco wabyo ariko abafite amakuru y'indani bavuze yuko iyi video yafashwe ari video ya kera ataraba minisitiri w'urubyiruko abandi bavuga yuko iyi video yafashwe byaba ari akagambane yaba yarakorewe
harya muko ngo urashaka iki? Ati ndakwinginze umugabo ufite ibitekerezo, umugabo mwami nyamugabo, dore data hanze aho ingo zirasenyuka, ariko ndakwinginze mwami, ndahamagara umugabo, ndakwinginze mwami Yesu uzabare wo kunyubakira n'umuma, ndaguhamagaye mwami ngo uzigaragaze, data warabimbwiye kuzabikora, ndakwinginze mana muri iki kiganiro, ndahangaha mwami ndi kumushaka, ndakwinginze aka kanya unyoherereze umugabo w'umugisha mwami, urakoze kuko ubyumvise ku bwa Yesu, amen. Uko bisutse niko tubyogosha, natwe tuganye kuri uyu musozo. Banyita Mr K, iyi bagita Igitabo TV Rwanda. Ikindi twamaze gufungura wa mugani urubuga rwa WhatsApp, urebe link yo hasi ni comment ya mbere yanditse WhatsApp group, ukande kuri iyo link irakugeza muri group yacu. Ubundi ibindi byose na Elizabeth Kayikwamba, Imana iduhane umugisha. Reka mubwire nti ciao ciao, ibihe byiza. Igitabo TV Rwanda.